tubahe ikaze muri iki gitondo twongeye kunezererwa Imana yabanye natwe yaturinze yatugiriye neza ikwiriye icyubahiro niyo gushimwa niyo gushyirwa hejuru niyo gupfukamirwa kuko irabikwiriye nishimwe uwo mwami w'abami nahabwa icyubahiro. Dushimiye Yesu ukiduhaye ubuzima, dushimiye Yesu ukiturindiye mu buntu bwe, dushimiye umwami watumeneye amaraso ku musaraba, yarakoze no gushyirwa hejuru. Rero reka mbabwire ngo dukwiriye kumushima ibihe byose mu bibaho byose. Nkunda kuvuga ngo hari ukuntu umuntu aba yabyutse atanameze neza, ariko muri byose Yesu akwiriye gushimwa. Mu bibaho byose ujye umushima, ujye umuhereza icyubahiro. Uzi ko biba byabaye bibi kurenza uko wabibonye, ariko Yesu yahabaye. Iyo ataza kuhaba biba byabaye bibi cyane. Ibyo ubona burya nuko yahabaye. Buriya ibyo wita ko ari bibi ku mugani nyine njye nkunda kubabwira ngo amazi yamara gutesha umutwe ariko aba hari. Ibyo wita ko ari bibi ni uko Kristo aba yahabaye, wareba neza atahabaye byaba bibi cyane kurenza uko yahabaye. Ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagutinya. Imana irinda Abisirayeli, ihora iri maso ntisinzira. Imana ishimwe cyane, ihora itubereye maso yo kabyara, ihora iri mu ruhande rwacu, ihora iturinda. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Imana igose abantu bayo, kandi nk'uko Siyoni hatabashika kunyeganyega niko n'abana b'Imana abakiranutsi batanyeganyega. Imisozi uko igose Yerusalemu, Uwiteka Imana niko abereye maso abamutegereza kandi bakabana nawe. Ni muri cya kiganiro cyacu buri gitondo hamwe na Yesu. Reka mbabwire ngo nta mpamvu n'imwe dufite kudashima Kristo, yarakoze. Iyo dukijije urupfu rwa kabiri, ntitukigendana n'urupfu rwa kabiri mu buzima bwacu, nta kintu gifite agaciro kurenza icyo ngicyo. Muri iki gitondo rero reka tugere ku ntego yacu y'umunsi. Tugiye kuba twiga isomo turi bukure mu ntego ivuga ngo iyo Imana isa naho yacecetse. Iyo Imana isa naho yacecetse nta kintu iri gusubiza. Ese bikugendekera biti? Iri ni isomo ryakwigwa n'umuntu wese utuye mu isi, wabyawe n'umugore, wambaye umubiri. Iyo Imana isa naho yacecetse, ibi bihe umuntu wese abinyuramo, woroshye ukomeye, uzi gusenga n'usenga uko ashoboye, mbese n'utabizi ibi bihe abinyuramo. Haba igihe wumva uri kure y'Imana, hari igihe wumva Imana ntakiri gutangaza, hari igihe usenga ukagira ngo Imana ntiyakumvise. Ese iyo uri kunyura muri ibyo bihe ukuramo irihe somo? Ese bigenda bike? Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Ni igice cya 15 turere ku murongo wa 21. Turaza kwifashisha iryo jambo ry'Imana hanyuma turebe bigenda bite. Yesu arahava ajya mu mudugudu mu gihugu cy'Itiro n'i Sidoni. Umunyakananikazi aturuka muri icyo gihugu arataka cyane ati, mwami mwene Dawidi mbabarira, umukobwa wanjye atewe n'abadayimoni cyane. Ntiyagira icyo amusubiza, nuko abigishwa be baramwegera baramwinginga bati, musezerere kuko adutakira inyuma. Arabasubiza ati, sinatumiwe abandi keretse intama zizimiye zo mu muryango wa Isiraheli. Nawe araza aramupfukamira aramubwira ati, mwami ntabara. Aramusubiza ati, si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa. Nawe ati, ni koko mwami, ariko imbwa nazo zirya ubuvungukira bugwa buvuye ku meza ya ba nyirazo. Maze Yesu aramusubiza ati, mugore, kwizera kwawe ni kwinshi, bikubera uko ushaka. Umukobwa we aherako arakira. Shalom shalom. Imana ishimwe cyane. Reka tugerageze gusesengura kino cyanditswe mu magambo atari menshi, ariko twumve icyo icyanditswe kivuga, kuko urabizi uri musoma Bibiliya ugomba kumenya kubera iki iri jambo riri hano, kubera iki Imana yashimye kurishyira mu gitabo muri Bibiliya kugira ngo turyumve. Ese umwuka yashaka kutubwira iki? Reka tugerageze kumva icyo umwuka atubwira muri iki cyanditswe. Icya mbere, ntago byoroheye uyu mugore namba. Yaraje aze gusengera umukobwa we, ntago ari icyifuzo cye yarazanye. Ibi bikwereka umutima udasanzwe w'umubyeyi n'umwana, cyangwa se w'umuntu ukeneye gusengera abandi. Yaraje aje gusengera umukobwa we. Ahageze rero, mbibutse yuko amasengesho ari uguhozaho.
ahageze bigaragara ko uyu mugore yari azi amakuru ya Yesu, yari azi ko ari umwami mwene Dawidi. Yari azi amakuru ya Yesu, ntabwo yaje gusa, ntabwo wapfa kugenda gusa, yarageze ku muntu wa nyawe. Bikwereka ko yaje rero adahuzagurika, yari afite amakuru. Bigaragara ko wenda yari yarabwiwe imirimo n'ibitangaza bya Kristo, akamenya n'uwo ari we. Yaravuze ngo mwami mwene Dawidi mbabarira umukobwa wanjye ararwaye. Yabanje kumenya ko ari umwami, aje mu ndamukanyo ye. Yaje avuga ngo uranyereza umwana se, oya, aje mu ndamukanyo nziza cyane. Aramubwira ati mwami mwene Dawidi girira impuhwe, mbabarira umukobwa wanjye yarwaye. Hanyuma rero aya masengesho y'uyu mugore yahuye n'imbogamizi nyinshi zitoroshye. Twavuze ngo Imana isa nawe yacecetse, ukabona ntiri kugusubiza, wowe bigenza uti? Uraje kwigira kuri uyu mugore. Icya mbere, Yesu ngo ntiyageze icyo amusubiza. Tekereza, aramusuhuje, mwami mwene Dawidi mbabarira umwana wanjye yarwaye. Yesu araceceka, aramwihorera, ntiyavuga. Biravuga ngo ntiyagira icyo amusubiza. Umugore akomeza abivuga. Iyo urebye icyo ijambo ry'Imana rivuga, bisa naho yatinze inyuma ye abivuga cyane. Isengesho rero ni uguhozaho, ni ugusenga kandi ntucike intege. Nyiraho reka mbabwire ngo uzatakaza ibindi byose, ariko ntuzatakaze kwizera Imana. Ibintu bishobora kugushiraho, abantu bagushiraho, inshuti zakwanga, ariko mu bintu uzatakaza, ijambo ry'Imana nako kwizera ntibirimo, uzabigumane. Yobu yarabigumanye kugeza igihe umugore amubwira ati wakakanye Imana yawe ukipfira. Aravuga ati wa mugore we, ko Imana twayibonyeho ibyiza mu gihe yaduhaga ibyiza, ko twari tubanye neza, ubu yaduhaye ibyiza, nimba irambuye ukuboko hakavamo n'ibibi, ibyo tubipfe nayo. Aravuga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Kwizera kwanjye ndagukomeje, sinzikuraho kuba inyangamugayo. Arangije aravuga ngo nzi neza yuko umukunzi wanjye ahari, umunsi umwe azahagarara ku bicu, amaso yanjye azamureba saa yundi, nzamwitegereza neza. Aravuga ngo igiti gishobora gutemwa, ariko iyo cyumvise amazi kirashibuka. Aravuga ngo haracyari ibyiringiro. Imana ishimwe cyane, agumana kwizera kugeza ku iherezo ry'uko Imana yaje kumugirira neza. So birashoboka rero ko wahura n'ibintu byinshi bitandukanye, wahura n'ibikugora, wahura n'ibikurushya, ariko ntuzatakaze kwizera. Uzakugumane, uzinginge Kristo agufatire kwizera kwawe. Ibintu byagenda nk'uko Yobu byagenze, abantu bagushira nk'uko bamushizeho, ariko gumana kwizera Imana, kuko mu Mana harimo byose. Ubwo Yobu niwe ubizi cyane. Igihe cyarageze Imana iramushumbusha. Ingame yari afite zikuba kabiri, indogobe yari afite zikuba kabiri, amatungo yari afite yakuba kabiri, abana n'ibitakubye kabiri yamuhaye abo yari afite mbere. Kuko murabizi neza, ntabwo twabitindaho, umuntu ntapfa ku munsi w'imperuka, nabo bazaba bahari. Ubwo rero abana bo ntabwo yakubye kabiri, nubwo bari barapfuye mu buryo busanzwe, ariko ntiyakubye kabiri. Kiriya ni ikikwereka ngo umuntu afite agaciro gakomeye cyane, umuntu ntasanzwe, umuntu abitswe mu kiganza cy'Imana. Kandi warapfuye wizera Kristo, kuri iki gihe uzazuka. Nabo kubasimbura bahari, nta mpamvu yo kuba kabiri. Mu yandi magambo, abo bapfuye baracyariho mu buryo bw'umwuka. Iyo umwongeye n'abandi, nabwo ubwo babaye ku nshuro ya kabiri. Rero uyu mugore bamubwiye, bamucecekanye, ngo arakomeza arasenga. Imana ushobora gutekereza ko itakumvise, bijya bigaragara ukavuga ati ntabwo yumvise icyo nyibwiye, ukayisenga ukayinginga. Bamwe bakajya mu butayu, abandi bakajya mu mazi, abandi bakajya mu buvumo, igasa naho itumvise, ariko burya iba yumvise. Nuko muri ibyo barembye ngo nuko Imana ari seriye, burya iba yumvise, kuko ni Imana ifite amatwi yumva, ni Imana itwegereye kuruta imyenda twambaye kutwegereye. Biratangaje rero gutekereza ko Imana wavuze ntiyumve, usibye no kuvuga. Dawidi yaravuze ngo ijambo ritaraza mu kanwa, burya data we yamaze kumenya icyo ngiye kuvuga. Usibye no kuyibwira uyiri imbere uyisenga, n'ibyo utekereje bitarava mu kanwa kawe, iba yamaze kumenya ibyo ugiye kuyibwira. So rero biratangaje rero gutekereza ko wasenze Imana ntiyumve. Ibyo ni ikinyoma gikomeye, imitekerereze yawe ibikubeshya, cyangwa se abadayimoni bakongorera. Ni ikinyoma gikomeye cyane. Nimba wasenze, Imana yabyumvise. Kandi kumva ko Imana gutandukanye no gusubiza kwayo.
ushobora kumva wowe utekereza ko iyo yumvise isubiza uko ubishaka. Oya, Imana irumva, Imana irumva, yumva n'ibyo dutekereza, yumva n'ibyo twibwira, yumva n'ibitaragera ku rurimi ngo tuvuge. Iyi Imana yacu irumva. Nimba izi umusatsi wo ku mutwe, ikamenya amagufwa atugeze, ikamenya ingingo zacu ko niba duteranirije mu nda ya mama, ni ukuvuga ngo ibintu byose irabyumva. Rero Yesu yaramucecekanye, aramwihorera, ntiyamusubiza. Akomeje amutitiriza, agira ikindi kibazo cya kabiri. Abari kuri protokole cyangwa se abigishwa be baramubwira ati sezerera umuntu agende. Mu gusenga rero tujya duhura n'amajwi menshi atubwira ati musubire inyuma, ntabwo Imana izabumva, ntabwo Imana izakora, ntabwo Imana izagendana namwe, ese ubundi muri mu biki? Amajwi abaho, amajwi abaho. Ushobora kuba ufite icyifuzo umaranye imyaka myinshi cyangwa umaranye igihe, ariko ufite amajwi menshi akubwira ati rekana nabyo, buriya ntabwo izabisubiza, buriya sinzi ibiki, buriya oya. Uyu mugore ntabwo yaciwe intege n'abigishwa be, kandi ntabwo ari Yesu wari umusezereye. Byonyine byari bikumuha icyizere ati nubwo anyihoreye, abigishwa bakaba bamuhata kunsezerera akabyanga, buriya hariyo akantu. Ntabwo ari Yesu wagusezereye. Yesu ugiye gusubira inyuma ubundi unaniwe gusenga no kuba imbere y'Imana, Yesu yagusezereye? Ntabwo ari Yesu yagusezereye. Yesu rero ikintu yavuze, yahise abwira abigishwa be, ni nko kuvuga ati sindi bumusezerere, ahubwo sinatumwe kuri we. Umugore barabyumvise. Icyo ni ikibazo kindi cya gatatu gikomeretsa umutima. Ntabwo ari we wanzanye, ntabwo natumwe ku miryango yazimiye Abisiraheli. Umugore ngo abyumve, ahita aza aramuramya. Amen. Ahita aza aramuramya. Nawe araza aramupfukamira, aramubwira ati mwami ntabara. Mbese yirengagije ijambo Yesu amaze kuvuga, aravuga ati okay, n'ubundi ni nko kumubwira ati n'ubundi wari wancecekanye, wari wanze no kuvuga, ubwo wavuze rero uri bukore. Ngitangira nababwiye ngo umugore yaje kuri Yesu azi neza uwo ari we. Ntabwo mbizi, wagira ngo yari yarasomye Yesaya yaravuze ngo umwuka yamuhano, yaravuga ngo umwuka w'Imana ari kuri njye, natumwe kubwira abakene ubutumwa bwiza, gusana ibisenzegeri, gukura abantu mu nzu z'imbohe, kubwira abantu umwaka datagiriyemo imbabazi. Wagira ngo yari yarasomye ano magambo. Ikindi cya kabiri, ntabwo byoroshye, ariko yari arimo ahanura ibizaba, kuko Yesu yaraje kugira ngo Abayisiraheli n'abanyamahanga bahure na Yesu, bakira ubugingo, kuko abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero aramupfukamira, aramubwira ati mbabarisha. Yesu aramubwira ngo si byiza gufata ibyo kurya ngo ubihereze imbwa, ibyo kurya by'abana ubihereze imbwa. Umugore ntiyacika intege. Oya, aramubwira ati okay, nimba rero abana barya ibyo kurya, njyewe basi ndi imbwa, reka ntore ubuvungukira bwo munsi y'ameza. Amen. Ibi bintu bitatu mvuze, kuba Yesu ataramushubije akimusaba, icya kabiri kuba abigishwa be baramubwira ati musubizeyo, icya gatatu kuba yaramubwiye ati sinagutumweho, nta nubwo nahereza ibiryo byanjye imbwa. Byarashobokaga ko byamuca intege. Ese we muri iyi minsi uri gucibwa intege n'iki? Nuko icyifuzo cyanze gusubizwa, nuko abantu bakubwiye kuri kuruhira ubusa, nuko isi yaguhaye amasomo menshi, nuko uri kubona ibintu byanga. Ni iki kiri kuguca intege? Ni iki gituma wumva ukuyeho utagishoboye gusenga? Reka nkubwire, nimba wanasengeraga icyifuzo gikomeye cyane kuri Yesu, ntabyitemera, usubiye inyuma, arinda ugusubije inyuma, akubwiye ko bitazashoboka basi, ariko niyo yakubwira ko bitazashoboka. Umugore aramubwira ati okay, noneho rero nyihera ubuvungukira, ariko nyiriza umwana. Hanyuma Yesu aramureba, aramubwira ati umva, aramusubiza ati wa mugore we, ufite kwizera kwinshi, bikubera uko wizeye. Uyu mugore ari muri bamwe bashimwe muri Bibiliya. Yesu yagiye ashima, aravuga ngo bafite kwizera, nawe arimo, ariko kunyuze mu bibazo. Kwizera kwe kurageragejwe koko, kwizera kwe guhuye n'intambara. Rero bivuga ngo ntabwo duhabwa ibihembo tugitangira. Hari igihe biba ngombwa ko binyuzwa, kwizera kwacu kunyuzwa mu muriro, hanyuma ibihembo tukabibona nyuma. Niyo mpamvu uyu mugore iyo aza gutegereza ibihembo agitangira kwinginga, cyangwa se gutegereza ko Imana imusubiza agitangira kwinginga, aba yarahise asubira inyuma. So bigaragara neza yuko yari azi neza Yesu ko atakomeretse umutima.
yari azi neza Yesu ko yaje gusana ibisenzegeri, niyo mpamvu amagambo amubwiye atanamusubije inyuma. Yari afite amakuru menshi. Sinzi amakuru agutera gukomeza gusenga, sinzi icyo uzi kuri Yesu ku buryo cyaguhagarika ugashikama, ku buryo cyagukomereza mu kwizera. Ariko iki gitondo reka nkubwire, kwizera kwawe nikunyura mu bibazo, kukanyura mu ntambara, ntuzatakaze kwizera kwawe. Iyo Imana isa naho idashubije, aho kuyitekerezaho nabi, ahubwo ukeneye kwiga icyo ukuye muri iryo somo. Nimba Imana isa naho ituje, aho kugira ngo utekereze nabi cyangwa ujye kure yayo, ahubwo ibaze ngo hano mo ndiga iki, iri somo ni irihe, ndakuramo iki muri aya masomo Imana iri kunyigisha muri iki gihe. Ibibazo bijye bikwegereza Yesu apana kumugukuraho, ibibazo bijye bikwegereza Imana apana kuyigukuraho. Uko uhura n'ibibazo, uko ubwira Yesu ukabona aracecetse, uko ahura n'abagusubiza inyuma bakubwira ati wikomeze usenga, dore igihe wasengeye. Hari abantu mbese babwira ati igihe wabereye iyo Mana yawe ntiyumva, ese ntikora. Abaguciye intege ari benshi cyane, ariko ntibikagusubiza inyuma. Ingororano zacu zibonwa iyo urangije gukora, ntabwo zibonwa iyo ugitangira gusenga. Tumenye neza ko hari igihe tugeragezwa mbere yo kwakira ibisubizo byacu, haba igihe kwizera kwacu kunyuze mu muriro mbere yo kwakira ibisubizo byacu. Uzatakaza ibintu byose rero, cyangwa se watakaza ibintu byose, ariko uzirinde gutakaza kwizera. Twarimo tuvuga ngo twakora iki mu gusenga, cyangwa se mu gihe Imana isa naho yacecetse. Twagiye tureba ku masomo menshi atandukanye, ariko ndagira ngo nkubwire ikintu gikomeye ugomba gukuramo. Nubwo kwizera kwanyura mu muriro, uzakomeze uramye Imana, uzakomeze uyegere. N'ibyo wari uje gushaka ubona bitarimo bicamo neza, ugiye kubita imbere ubwire ngo Mwami ndakubaha kandi ndabizi ko ushoboye, kandi umbabarire niba wabikora. Yesu rero akunda abakomeje kwizera kwabo kandi akabagirira neza. Imana yamurebaho umugisha kandi mugubwe neza muri iki gitondo. Shalom shalom.